Your time. Isaha yawe. So uyu munsi turashaka kureba amagambo avuga ngo ubuntu si uruhushya rwo gukora ibyaha. Grace is no license to sin. Turareba ayo magambo dusema mu Baroma 6 rimwe ku murongo wa 1 tugere ku wa 2. Nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ayo ni amagambo dusoma Pawulo yavuze. Tugiye kuba twibazwa ikibazo kiri aha ngaha. Ese niba ndashobora gutakaza agakiza, hari ikibazo nikoreye ibyaha? Tumaze kwigisha abantu turababwiye ngo umuntu wakijijwe, umuntu wafashwe na Kristo, ntabwo Kristo ashobora kumurekura. Ijambo ry'Imana ryabitubwira neza ko Kristo yagufashe ntiyakurekura, wowe umufashe wamurekura. None ikibazo gisigaye ni iki ngiki. None niba ndashobora gutakaza agakiza, niba agakiza nahawe ku bundi ashobora kugatakaza, nta kindi kibazo wowe unshaka nakikorera ibyaha kubera ko agakiza ashobora kugatakaza. Turaba twibazwa ikibazo kirahanga uko ijambo ry'Imana ridufasha gusobanukirwa ibintu byose, rikadufasha kutuyobora iyo twiga ijambo ry'Imana duciye bugufi kandi tubishaka. Turi mu maseri, iyi topic iriho y'agakiza ni topic igoye cyane. Tuzafata umwanya ukomeye, tuzanyura mu nyigisho nyinshi zitandukanye, tuzagira naho twibaza ngo mbese n'ubundi se niba Imana yarantoranije, niba Imana yaramaze kuntoranya ko nzakizwa, aho ubundi nshaka sinakikorera ibyo nshaka, ikibazo nawe mfite ni iki? Ese iyo Mana tuvuga mu gakiza kizi bizambaho, ikaba ibizi kuva kera, ikaba yaratoranije abaho kuva kera, aho ubundi hari icyo nakora ngo ndiki ibyaha ko n'ubundi ibizi ko bizabaho nta nicyo nabikoraho? Ibyo ni ibibazo byinshi tuzagenda twibaza, turebe icyo ijambo ry'Imana ribitubwiraho. Ndagira ngo uyu munsi ni ubutagize akantu wumvise ku bintu ndi bwigishe, utware iyi nteruro yonyine. No mu Kinyarwanda yivuga utware iyi nteruro yonyine. Iyi nteruro iravuga ngo grace is not freedom to sin, it is freedom from sin. Nutagira uyu munsi uramutse udatuye n'akantu na kamwe, uracyuriye interuro yonyine ivuga ngo ubuntu si umudendezo wo gukora ibyaha, ahubwo ni umudendezo wo kubivamo. Nta kindi, icyo cyonyine. Ibintu byose ndi buvuge, amagambo yose ndi buzane, ijambo ry'Imana turi burebemo. Iyi topic y'agakiza ntabwo ari ya topic tugere ngo dusome byibura agace kamwe cyangwa verse imwe. Ni topic tugomba kwinjiramo kugira ngo ijambo ry'Imana tubashe gusasira ibyo tuvuga n'ijambo ry'Imana. Hataza kubaho ngo ibintu turi kuvuga ni teoloji ya kanaka, ntabwo ari teoloji ya Karuve, ntabwo ari teoloji y'idini runaka, nicyo dusanga mu ijambo ry'Imana. Byibura aka konyine. Grace is not freedom to sin, it is freedom from sin. Ubuntu si umudendezo wo gukora ibyaha, ahubwo ni umudendezo wo kubivamo. Ubuntu ni imwe mu mpano ziruta izindi, zimwe mu mpano zikomeye, ndetse ni nabwo shingiro ry'ubukristo. Iyo tuvuze ubuntu bw'Imana, ubushize nababwiyeho gatoya icyo twita gupfa mu buryo bw'umwuka. Kubera ko tubona umuntu ari kugenda, tukabona umuntu ari gukora, ukabona umuntu yambaye neza, ukabona abantu baragenda bakora ibyo bakora byose, ntabwo dusobanukirwa neza gupfa mu mwuka icyo bivuze. Umuntu abakora icyongereza, iyo ubajije umuntu ukamubwira ngo what can a dead person do, mbese umuntu w'umupfu yakora iki, baguha igisubizo cyiza: a dead person can do nothing. Umuntu wapfuye ikintu ashobora gukora nta kindi, ni nothing. Umuntu w'umupfu nta kintu ashobora gukora. Aho biragora cyane mu mpando z'abiga za teolojiya, z'abiga ijambo ry'Imana, nibwo ujya kumva nayo bivugaho ubushize, ukaza ukagenda ukagana munsi ukabwira abantu ngo reka mbabwire mw'abantu ngo rero tuvuga umunyabyaha, umunyabyaha ameze nk'umuntu urembye ageze aho yenda gupfa, ngo icyo asabwa ni kimwe, ngicyo usabwa ni kimwe, ngo nta kandi kazi usabwa, urasabwa gufungura umunwa ngo bashyire umuti mu kanwa kawe. Ariko mujya mu Efeso gusoma Pawulo arakubwira ngo kandi Bibiliya itubwira ko umunyabyaha agize gute, apfiriye mu byaha, kandi tukaba tuzi ko umuntu upfiriye mu byaha nta kintu ashobora kugira gute gukora.
ngaza nkakubwira ngo reka nkubwire wa muntu w'Imana we ngo gukizwa ngo ni ikintu cyoroshye cyane gukubera ko icyo usabwa ngo ni ugutera intambwe gusa Imana igatera zingahe 99. Ariko nange ikibazo ndi bukubaze ni iki ngiki, mbese umupfu ashobora gutera intambwe? Umuntu wapfuye ashobora gutera intambwe? Turagira ngo tugerageze noneho Imana ihwejeshe amaso yacu y'umwuka, Imana ifungura amaso yanjye n'ayawe tubashe gusobanukirwa icyo Calvin yise total depravity, icyo twita gupfira mu byaha. Dusobanukirwe neza the inability of an unsaved person, dusobanukirwe ko umuntu utarakizwa, dusobanukirwe ko umuntu uri mu byaha, uwo muntu mu buryo bw'umwuka arapfuye, nta bushobozi na buke afite, nta mbaraga na nkeya afite ashobora gukora ku gakiza ke. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira neza ngo agakiza twakijwe ku buntu, ntabwo ari umurimo wawe, ntabwo ari uko wateye intambwe kugira ngo ukizwe n'Imana itari 99. Gukizwa kwawe Imana yateye intambwe 100, kuko gukizwa ntabwo ari akazi k'umwana w'umuntu. Ntabwo wari wavuze ngo wari urwaye urembye ngo hanyuma ngo ufungure umunwa, oya wari upfuye. Ezekiyeli bavuga neza ngo yari amagufa yumiranye, hanyuma ngo abaza Imana ngo mbese yabonaga abantu b'Abisirayeli abo bashobora kongera kubaho, yabonaga ari amagufa yumiranye n'abapfu byarangiye. Uwiteka amoje ngo Uwiteka we ni wowe ubizi wenyine. Icyo ni ikintu cy'ingenzi na fondasiyo y'imyizerere y'abakristo. Iyo ni fondasiyo ya teolojiya yose ushobora kumva, nuko agakiza ni umurimo ukorwa n'Imana yonyine. Niba wibwira ngo kuba warakijwe ngo hari ikintu wakoze, nta kintu wakoze. Si uko wari mwiza, si uko utakoze ibyaha byinshi, si uko wari uzi no gusubiza. Gukizwa kwawe kwabaye umurimo w'Imana yonyine. Ubwo twari dupfiriye mu byaha, ubwo twari dushize turi abapfu, nta na kimwe cyo kudukunda kirimo, nta bushobozi namba dufite, aho ngaho nibwo Imana yakoze umurimo wayo iradukiza. Niyo mpamvu ntabwo Kristo yaje gukiza indembe, Kristo yaje gukiza abapfuye. Jesus did not come for the critical patients. Ntabwo yaje mu bantu bari muri critical conditions, ntabwo yaje mu bantu bageze bari guhumeka, bari kuri oxygen, bameze nk'abari gupfa ariko batarapfa. Yaje gukiza abapfuye, yaje guha ubuzima badafite ubuzima. Ntabwo Yesu rero yaziye indembe, yaziye abapfu. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane rero. Niyo mpamvu rero rimwe kuba kudasobanukirwa ubuntu tubutesha agaciro rimwe na rimwe, bamwe bakagenda bagakoresha ubuntu nka license yo gukora icyaha, bagakoresha ubuntu nk'umudendezo wo gukora icyaha. Uyu munsi ikintu ngambiriye ni kimwe, twifashisha ijambo ry'Imana. Mbese mu by'ukuri nibyo? Ese hari naho bigaragara mu ijambo ry'Imana ko umuntu ashobora kwitwaza ubuntu agakora icyaha? Ariko ntibigutangaza, ushobora kuba wicaye hano ugenda witwaza ngo ubwo bavuze ngo ntabwo nshobora gutakaza agakiza, ngo reka ngo ngende nkora icyaha uko nishakiye, ngo kubera ko ubuntu bw'Imana niko bumeze. Ubuntu bw'Imana burahari. Turagomba gusobanukirwa ubuntu bw'Imana icyo ari cyo. Grace is God's kindness, favor and mercy of true righteousness. Ngo hatabayeho ubuntu bw'Imana, wowe nanjye nta bushobozi, nta n'ubundi buryo namwe dufite bwo gukiranuka. Niyo mpamvu uyu mugabo yasenze isengesho rikomeye. Abantu biga za teolojiya isengesho murarizi, yaravuze ngo grant what you command and command what you will. Ngo unshoboze cyangwa umpe ibyo utegeka kandi untegeke ibyo ushaka. Yararebye abona ntibishoboka muri kamere ye ngo abashe gukora ubushake bw'Imana, abona muri kamere ashoboye gukiranuka. Aravuga ati Uwiteka we ni wowe ubinshoboza, ubuntu bwawe nibwo bubasha kubimpa. Ni ukuvuga ngo igitekerezo nyamukuru muri iri sengesho nuko Imana ikorera mu bantu ikabafasha gushaka no gukora ibihuje n'umugambi n'ubudahangarwa bwayo. Ni ukuvuga ngo gukiranuka kwawe, uko wibwira ngo urakora ibyo gukiranuka, uretse Imana yonyine iza igakorera muri wowe, ikaguha ubushake, ikaguha n'izo mbaraga, wowe ubwawe ntabwo wabishobora. Munagiye kwanariza mukareba ubuzima bwo ku munsi ku munsi, ukuri nuko iyi si mu buryo bwo hanze, iyi si iraryoshye mu buryo bwo hanze, isi inezeza abantu.
nta mukobwa udashaka kujya kunezerwa hanze, nta musore utabishaka, n'abagabo natwe dushatse twagashatse kujya kunezerwa hanze, twagashatse ni bangahe mujya mwumva badivorce abagore babo ngo ntabwo bakiri bose kuba bashatse? Timumva umunsi ku munsi. Ngo ibyo bintu byose hatarimo imbaraga z'Imana, hatariho ubuntu bw'Imana, ntabwo wagira gute? Ntabwo wabishozwa n'imbaraga z'umubiri. Niyo mpamvu uriya mugabo yavuze isengesho, narishyize nanjye mu magambo yanjye bwite nkurikije amagambo y'uriya mugabo, ndavuga ngo Sovereign Lord, give me the ability to do as you command and command me to do what you will. Ni ukuvuga ngo uhoraho nyir'ubutware, uhoraho nyir'ibitangaza, uhoraho wowe ukomeye, mpa imbaraga zo gukora ibyo utegeka, ariko kandi si icyo gusa, unantegeke gukora ibyo ushaka. Ngira ngo hari impamvu muri Bibiliya ishobora gutuma usenga isengesho. Dore kunda Bibiliya ivuga mu Baroma 7:19 ngo kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Icyiza nshaka si cyo nkora, ikibi nanga ugasanga ari cyo nkora. Igisigaye no gusenga uvuga ngo uhoraho nyir'ubutware, uhoraho mutegetsi ushobora byose, ndakwinginze umpe imbaraga zo gukora ibyo utegeka, ariko si nicyo gusa, kandi untegeke gukora ibyo ushaka. Ngo uretse ubuntu bw'Imana, uretse imbaraga z'Imana, nta kindi kintu na kimwe kiri muri wowe nanjye gishobora gutuma dutsinda. Nta kindi kintu kiri muri wowe nanjye gishobora kubaho tubaho ubuzima bukiranutse. Nta kindi kintu kiri muri abana bakobwa dufite aha ngaha gishobora gutuma batajya mu busambanyi hanze hariya. Nta kindi kintu kirimo aha ngaha gishobora gutuma abagabo bamwe batajugunya abagore babo ngo bajye ku bandi. Nta na kimwe gihari. Nta kindi kintu kirimo aha ngaha gishobora gutuma abagore muri aha ngaha muvuga ati nubwo bimeze gutyo turagumana n'abagabo dufite. Nta kindi kintu kirimo aha ngaha gishobora gutuma uhura n'ibibazo mu muryango bikaba byinshi, aho ugakomeza kwihangana ngo ndagumamo kugeza ubwo Uwiteka azagira gute? Azabasha guca inzira agakomeza ibyo turimo byose. Ni ukuvuga ngo ni byasengesho bivuga ngo Uwiteka nyir'ubutware, Uwiteka Mana nyir'imbaraga, mpa imbaraga zo gukora ibyo utegeka, ariko kandi untegeke gukora ibyo ushaka. Niyo mpamvu aya magambo, kuko icyiza nshaka gukora si cyo nkora, ahubwo ikibi nanga ngasanga aricyo ngize gutende gukora. Noneho no mu Hagati ya 5:17 kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ni ukuvuga ngo kamere yawe irimo irakwereka ibyiza byo mu isi, irakubwira kuriganya, irakubwira kwiba, irakubwira ubusambanyi, irakubwira kureba abagore beza, irakubwira kureba abagabo beza, irakubwira kureba abagabo bakize, irakubwira kuriganya. N'ibyo kamere ikubwira. Ni ukuvuga ngo ibyo it's the opposite, ni iburyo n'ibumoso. Uvuga ngo ibyo kamere ishaka bihabanye n'ibyo umwuka w'Imana agize gute? Ashaka. Nta kindi kintu na kimwe cyagushoboza gutsinda, cyaguha imbaraga uretse ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu rero Kristo yasinze gasengesha aravuga ngo grant what you command and command what you will. Aba ari wowe unshoboza, ni wowe umpa imbaraga. Niyo mpamvu nanjye narimo nkivugira ngo Mana mpa izo mbaraga zo gukora uko utegeka, ariko noneho kandi unantegeke gukora ubushake bwawe, kuko imbaraga zanjye ntabwo zabishobora. Reka no twinjire mu ijambo ry'Imana andetaye. Ubuntu cyangwa uburinzi bw'iteka si umudendezo wo gukora ibyaha. Ngo ubuntu cyangwa icyo twita eternal security, kumva kurinzwe, agakiza kawe karinzwe n'Uwiteka Imana, ntabwo ari umudendezo wo gukora ibyaha. Mbese ijambo ry'Imana riratubwira iki kuri ibintu? Mbese ubundi hari aho tubona mu ijambo ry'Imana umuntu yakitwaje ko ubuntu bubaye umudendezo w'icyaha? Umwuka wera twahawe ari cyo kimenyetso cyadushyizweho. It's a guarantee of eternal life. It's not a guarantee or a license to sin. Ubuntu si uruhushya rwo gukora ibyaha. Abantu bamwe bakoresha ubuntu nk'uruhushya rwo gukora ibyaha bashaka byose, kubera ko ngo Imana izababarira. Some people use grace as a green light to live however they want, because God will always forgive them. Bati kubera ko nzi ko ntazatakaza agakiza, impamvu se ndakora ibyo nshaka, uko byagenda kose Imana izambabarira. Bishobora kuza kurangira
umaze kubona ko abantu bavuga biriya basically baba batarakizwa ngo bataranasobanukirwa ubuntu bw'Imana icyo ari cyo. Ntibigutangaze, abo bantu nk'abariya ashobora kuba ari bishop, ari pastor, ari apostle, ari nde, ariko ntibigutangaze uko tureba mu ijambo ry'Imana, ntibigutangaze ko abantu bashobora kuba batarakizwa. Kuko ndibuze gusoza nkubwira ngo niba uri muri abo bantu cyangwa warisanze uri gukoresha ubuntu bw'Imana as a license nk'uruhushya gukora ibyaha, it's time to repent. Ni igihe cyo kwihana. Turahagera mu kanya. Ubuntu ntabwo bushishikaza icyaha. Hariya twasomye hatubwira ngo nuko tuvuga iki, tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage, ntibikabeho. Iri jambo ntibikabeho, ndagira ngo aka kajambo konyine ntibikabeho, ndagira ngo nkabasobanurire ko kariya kajambo gafite ubusobanuro bukomeye bwa kiriya gice cyose. Kariya kajambo ntibikabeho mu cyongereza bita ngo God forbid, mu kinyarwanda ko dufite bibiri imwe, izi ni ubusobanuro bw'icyongereza butandukanye. Hamwe kavuga ngo God forbid, by no means, of course not, certainly not, never may it be, far from it, may it never be, absolutely not, no we should not, that's unthinkable. Kariya kajambo ntibikabeho, kariya kajambo God forbid, ni kaya magambo yose avuga ngo ntibikabeho, hano mu kinyarwanda kiza ngo biragatsindwa n'Imana. Yewe ntibikabeho mu buryo ubwo aribwo bwose. Oya rwose ntabwo byakagombye rwose, certainement siko bigomba kugenda. Yewe ntibikabeho iteka ryose, yewe bibe kure y'ukuri, yewe ntibizabe ibyo ngibyo, absolument pas, ntibishoboka, ntabwo ari byo, ntabwo twakagombye gukora ibyo, atahubwo ibyo ntibyagombye no kugera mu bitekerezo byacu. Iyo usomye ririya jambo rero, aka kajambo icyo gasobanuye, kariya kajambo icyo gasobanuye mu busobanuro bwako bw'ikigiriki, aka kajambo ndagira mbabwire ngo mu magambo y'impakanyi, mu magambo ari very rejection, amagambo akomeye muri Bibiliya yose, iri mu magambo one of the strongest possible rejections in the entire Bible. Paul is horrified, upset at the thought. Ririya jambo ni imwe mu magambo mpakanyi muri rejection zikomeye dusanga muri Bibiliya, kubera ko Paul atewe ubwoba ndetse akajwe n'igitekerezo bati Mana yanjye, ese ibyo umuntu yakanabitekereje? Ese niyo mpamvu bakoresha iri jambo ry'ikigiriki ngo megenito, avuga ngo ntibyanakagombye gukandagira mu gitekerezo cy'umuntu. Kumva ngo urashaka gukoresha ubuntu bw'Imana nk'umudendezo w'icyaha, aravuga ngo megenito, ibyo ntibyanakagombye no kwinjira mu bitekerezo by'umuntu. Nta na hamwe hashoboka, nta na hamwe hariho ijambo ry'Imana ritubwira ko ubuntu bugomba gukoreshwa nk'umudendezo w'icyaha. Abo bakiriye by'ukuri kandi basogongeye ku buntu bw'Imana ntibagubwa neza kuba mu cyaha. Niba uri umukristo wakijijwe, ni bangahe ndabizi hano baba barimo ukora ikintu nawe wumva ko ari icyaha ukarara udasinziriye? Kuko nta muntu wakijijwe by'ukuri, nta muntu wasogongeye ku buntu bw'Imana, nta muntu wamaze gusobanukirwa ubuntu bw'Imana ujya ujya mu cyaha ngo akiryoheremo yumva akinezerewemo. Benshi bamwe bararabarira, barara bafite agahinda kubera ko nta muntu wasogongeye ku buntu bw'Imana wumva ari comfortable mu cyaha. Niba uri wa muntu uri aha ngaha uba uri comfortable mu byaha, uraryohewe mu busambanyi, uraryohewe mu businzi, uraryohewe mu bujura, uraryohewe mu buriganya, I am sorry to tell you this, bishobora kutarakizwa. Nta muntu wasogongeye wasobanukiwe ubuntu bw'Imana uza Uwiteka yamukuye, ujya ugenda ngo aryohere mu byaha anezererwemo, uyu munsi yumve nuko yumve nta kibazo, agenda aturije muri ibyo byaha. Ntabwo bishoboka. Ahubwo igitekerezo k'ubuntu butanga umudendezo wo gukora icyaha bibatera ubwoba bwinshi cyane. It's horrifying. Bakoresheje ngo megenito, bati ibyo bibaho, ibyo byagera no mu bitekerezo byacu ko ubuntu bw'Imana buduha umudendezo wo gukora icyaha. Icyo nicyo Pawulo yatubwiraga ngo absolutely not, God forbid, biragatsindwa n'Imana. Ntabyo bintu biri mu ijambo ry'Imana, ariko abantu benshi bitwaza icyo kintu ngo ubuntu bw'Imana bubaha umudendezo w'icyaha. Saha gusa ni hano turi bubone
bariya bamaze gukizwa, instead of making us comfortable in sin, grace calls us out of sin into a transformed life. Aho kugira ngo ubuntu bubahe kuryoherwa n'ibyaha, ntabwo ariko bimeze. Bariya bakiriye Kristo, ubuntu bw'Imana baba buhamagara ngo nyamuneka va mu byaha, nyamuneka baho ubuzima buhindutse. Aho kugira ubuntu buduha umudendezo wo gukora icyaha, ahubwo buduhamagarira kuva mu byaha dufite ubuzima buhindutse. Ubuntu butubwira ko dupfuye ku cyaha tukaba bazima muri Kristo. Mu kubatizwa mu rupfu rwa Kristo, twapfanye nawe tuzukana ubuzima bushya. Icyo ni ijambo ry'Imana ritubwira. Bitubwira ko kamere yacu y'icyaha yarapfuye, ntitukiri imbata z'icyaha, turi bazima muri Kristo, dushobojwe kubaho dukiranutse. Nta na hamwe ubuntu bw'Imana bujya bubwira abantu ngo bajye gukora ibyaha. Sinzi n'icyo gitekerezo, umugani wa Pawulo, ntabwo nzobyavuye, biragatsindwa n'Imana, ntabwo tuzabyo aho bivuye. Ubuntu burambwira ngo I am no longer a slave to sin, I am a child of God. Ubuntu bwira ngo ntabwo nkiri imbata y'icyaha, ndi umwana w'Imana. I am no longer a slave to sin, I am a child of God. Ntabwo nkiri imbata y'icyaha, ndi umwana w'Imana. Ubuntu bw'Imana kandi buhindura kwifuza kwacu. Iyo usubye muri Tito 2:10-12, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Nta na rimwe ubuntu bw'Imana ubuntu bw'Imana buri gihe buduhamagarira kubaha Imana, buduhamagarira guhinduka. Grace calls you to transformation. Ubuntu bw'Imana buduhamagarira guhinduka. Niyo mpamvu ubuntu bw'Imana, grace challenges me to try to discipline. Ubuntu bw'Imana bumpamagarira kwirinda, bumpamagarira discipline. Ubuntu bw'Imana buguhamagarira gusenga. Ubuntu bw'Imana buguhamagarira kwirinda. Ubuntu bw'Imana buguhamagarira gukontorora ibyo ukora byose, discipline yawe, uko ugenda, uko ureba, uko utekereza, nicyo ubuntu bw'Imana bukubwira. Grace does not excuse sin. Ubuntu bw'Imana ntibwihanganira icyaha. Sinzi umuntu watubwiye ko ubuntu bw'Imana bwihanganira icyaha cyangwa batubwira gukora icyaha. Buduhugurira kureka icyaha tukabaho ubuzima bukiranutse. Ubuntu bwa nyabwo buzahora bugaragaza imirimo myiza. Umuntu wakiriye ubuntu bw'Imana ntabwo azabura kugira imirimo myiza, kubera ko mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo n'impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Agakiza ni impano y'Imana, ntabwo ari ikintu njye nawe twakoze ngo twakoreye. Agakiza ntabwo ari icyo gusa, ahubwo ku murongo wa 10 twaremewe imirimo myiza muri Kristo. Mu yandi magambo, grace does not eliminate good works. Agakiza ubuntu ntabwo bukuraho imirimo mibi, ntabwo bukuraho imirimo myiza, ahubwo ubuntu it empowers, it promotes. Ubuntu bushishikariza, buzamura imirimo myiza muri abo ngabo bamaze kubuhabwa. Ku bwa Auguste rero, n'ubushobozi bwacu bwo gukora neza biva ku buntu bw'Imana. N'ubushobozi no gukora neza kwawe n'ibyo ubona ukora byose biva ku buntu bw'Imana. Yaravuze ngo without grace we are hopeless, blind, incapable of finding our true north, authentic self or right direction. Hatabayeho ubuntu bw'Imana, tumeze nk'impumyi zitagira kirengera, zidafite ubushobozi na buke bwo kwisobanukirwa ubwazo cyangwa ngo tumenye aho tugana. Nta buntu bw'Imana, njye nawe turi impumyi zidafite umurongo. Ubuntu bw'Imana buduhamagarira kugendera mu mwuka, apana mu mubiri. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuri abo bakiriye kandi basogongeye ku buntu bw'Imana,
bayoborwa n'ubuntu, ntabwo bayoborwa n'icyaha. Baharanira kwera imbuto z'umwuka. Ubuntu bubahamagarira kurwanya kamere y'icyaha. Kuri abo bakiriye kandi basogongeye ku buntu bw'Imana, ubuntu ntabwo ari uruhushya cyangwa umudendezo wo gukora icyaha. Kuri abo bakiriye kandi basogongeye ku buntu bw'Imana, to those who have received and experienced and tasted the grace of God. Grace is no license to sin, it's freedom out of sin. Ni umudendezo wo kuva mu cyaha, ntabwo ari uruhushya rwo gukora icyaha. Ngeze ku musozo, abarengi bashobora gutangira baza begera hano imbere. Grace my takeaways, icyo numva nshaka gutahana ngewe cyangwa nawe watahana. Grace is not freedom to sin, it is freedom from it. Ubuntu si umudendezo wo gukora icyaha, ni umudendezo wo kuva mu byaha. Niba mu by'ukuri twarasobanukiwe ubuntu bw'Imana, ntituzabutesha agaciro, ahubwo tuzabwishimira, tureke buhindure ubuzima bwacu. If we truly understand God's grace, we will not abuse it, but cherish it, allowing it to transform our lives. Finally, dushire mu bikorwa dutekereza ibi ngibi. Iyi niyo slide ya nyuma. Niba wajyaga ukoresha ubuntu bw'Imana nk'impamvu yo gukora ibyaha, ngo ntiwatakaza agakiza, uragomba kwihana uyu munsi. Niba urimo hano, sinakeneye ngo ushire akaboko kawe hejuru, umutima wawe urawuzi, ukaba wakoreshaga ubuntu bw'Imana, ngo ntiwatakaza agakiza, ngo ukawukoresha nk'umudendezo wo gukora icyaha, ndagira nkubwire ko waribeshye cyane. Ijambo ry'Imana ritubwiza ukuri, ibyo ntabwo ari byo, uragomba kwihana uyu munsi. Hanyuma kandi, niba utarakira ubuntu bw'Imana, igihe cyawe ni none, ntabwo ari ejo. Niba urimo hano ukaba utarakira ubuntu bw'Imana, ukaba wumva nturagira experience y'ubuntu bw'Imana, today is your day, not tomorrow. Right now it's your time. Just now, not tomorrow, not in the next few hours. Today it's your time. Uyu munsi, iyi saha, nicyo gihe cyawe. So tugiye gusenga. Your time. Isaha yawe.